Aho neza bakunze kumenya STTV muri kumwe na Francis ubifuza cyane hirwe bifuriza abarezi kuba bagiye muri vacances. Twatangiye vacances ikiruhuko cy'igihembwe cya mbere. Hari abakiri gukora rero bijyanye na kamisi, abakiri mu gukora validation, abakiri gukora ibintu bitandukanye. Hari akantu nayibonye muri system nanjye kuyuza kugira ngo abantu bazajye bitondera kugira ngo batazajya bagera bagasanga bari gukora amakosa. Kamisi rero twageze mu gihembwe ubwo nkuko iri kubibara twageze mu gihembwe cya kabiri. Naho tukiri mu cya mbere. Igihembwe cya mbere cyabaye inactive. Igihembwe cya active ni igihembwe cya kabiri. Niyo mpamvu rero ugomba kwitondera nimba ari amanota ugiye kwinjira muri kamisi, nimba ari ugiye kwinjira muri kamisi, reka tubirebe. Turinjira twige nk'ubusanzwe tujye kuri login, dushyemo username na password zo tugiye gukorera, niturangiza twiloginge in. Twiloginge in. Twinjiye muri system yacu ya kamisi. Is not correct, ndandi kuyinyuranya ko yariyo sinzi, reka nkoresha ingiyi. Twinjire muri system ya kamisi. Tukimara kwinjira muri system ya kamisi, ukinjira muri system nkuko muri kubireba. Ninjiye muri system, ndaza hano ninjiremo nkore ku byo bita upload max. Kuri upload max ano kwinjizamo amanota hano bagomba kwitondera bakareba hano, bakareba kano kantu academic year. Nguyu academic term ni igihembwe cya kabiri, kandi yenda ugiye kwinjiza amanota y'igihembwe cya mbere. Yenda batinze kwinjiza muri kamisi ukaba ugiye kwinjiza amanota kangahe. Bibaye byiza wakorozinga kano kantu, warayiza ukaza ukareka iki gihembwe ukabanza ukagihindura ahangaha, kuko nutagihindura amanota urayandika atariho. Aka kantu rwose system ya kamisi yasa naho yahinduye ikagira automatic igihembwe cya mbere cyarangiye twajya mu cya kabiri. Ubuhanga rero kwemerera no kuza mu gihembwe cya mbere ukareba amakuru ajyanye n'igihembwe cya mbere, ukagenda hitamo amashuri yawe niba yafitemo n'iki byose. Ni uburyo timo tubirebamo. Aka kantu mu kwitondera rwose, igihembwe cya mbere cya kamisi cyarangiye ku itariki 20 abana basezerewe z'ukwa 12, igihembwe cya mbere 2024 ikirarangiye. Ubwo abandi bajye bitondera kano kantu babanze barebe ngo igihembwe cya mbere cyarangiye cyangwa kitore cyari kirimo. Ubandi rebe ikintu kiri active hano hantu, nta kantu ko kwitondera cyane, kuko ibyo wakora byose ubikore mu gihembwe kitari cyo byaba wakoreye ubusa, byagusaba kubisiba ukongera ukajya mu gihembwe cyari kirimo akaba ari ubishyira. Murakoze murakama, nako kantu kajya tubibutse. Ciao ciao. Mukore subscribe kumenya ICTV, tugendane umunsi ku munsi, comment, like, niba igitekerezo watubwira kitugezemo, niba akantu ashaka ko twagusobanurira ukatubwire. Murakoze murakarama, mukomeze mugubwe neza, ibihe byiza.